Nongeye kubifuriza ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugubwa neza mwe mudukurikirana mureri mu bice bigiye bitandukanye mu Burundi, Uganda, mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi muri Afurika muri rusange. Mudukurikirana kandi mwibere mu mirimo igiye itandukanye n'abari hanze ya Afurika. Abadukurikirana rero muri mu masaha y'urukerera rwa kare, mwese ndabasuhuje, ndetse n'abari mu yandi masaha abafashe agatama kabo rwose bakaba bafite hangover, ndagira ngo mbatere yambu mwe mudukurikirana rwose ni iby'ingenzi, ndetse n'abadafataho namwe ntabwo twigeze tubibagirwa, abwo abataramu n'abataramukazi mwese kabisa. Abakunzi ba Bosco mbahaye ikaze hano kuri Region Info, aho dukurikirana akantu ku kandi tukareba amakuru uko byifashe. Twongeye kugaruka rero muri bwa buryo bwacu bw'ubusirimutse bw'ubwenge, kandi bimwe abenshi bavuga ngo ni iby'uruzungu. Ni iby'uruzungu rero nibyo twongeye kuba twagarukamo, aho tugiye gukubita tubangura kandi twihuta cyane tureba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni biki biri guturukayo, ko numvishe birimo biraturika, ko numvishe biri kubomborekana, ko numvishe za nyamugigima, imigundane, imiripoko byose byafashe hasi hejuru. Mw'abantu mwe, ibi bintu turaza kubikizwa n'iki? Reka rero barebere uko byifashe, hanyuma niba utarakanda subscribe mbere yuko nkomeza yikande, niba uramaze kubikora kandi bravo. Niba utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp, nimero yanjye namaze kwishyira hasi ngaha muri arabatubwiye ati description ntabwo tujya tugiramo, cyangwa se ako gajambo bita more cyangwa se moa muri buryo bw'icyongereza ujye uvuga ati Bosco ntabwo tujya tukabona, ariko ndagira ngo mbabwire ko nabyoroheje. Nimero yanjye namaze kuyipinga live, kuyipininga cyangwa se kwishyira munsi muri comment, uraza guhita uyibona muntu ugiye kwandika comment. Hari ibintu mwamaze kwibagirwa, udutima muri comment ko narimo ntubona dio, udutima muri comment ndetse nyunganizi cyangwa se ibitekerezo, ariko kandi nabonye abataramu bari bo bamazirane already, abagabo bibereye mu bice bigiye bitandukanye mu by'umujyi wa Goma bongeye kugaruka, ndetse ndasuza cyane umutaramu Ndikumana John wongeye gushyira imitima muri comment. N'abandi mwese ndabakangura kandi ndabashishikariza gukomeza gushyira imitima muri comment, musharinga inkuru kugira ngo zigere kuri benshi kabisa. Lawrence Kanyuka, uyu mugabo yongeye kugaruka mu itangazamakuru nyuma y'ibitero bikomeye yongeye kotsa igitutu ku mutwe wa 23 abereye umuvugizi. Ndagaruka akantu kandi kuri ibi bitero, ndagaruka kuri Lawrence Kanyuka ibyiswa matakira ngo yaje kuvuga, hanyuma rero ndaza no kwerekeza no mu yindi myanya igiye itandukanye, nkubwire muganirize uko byifasha. Abaturage benshi bakomeje guhunga bava mu byabo kubera imirwano, ni mu gihe mwese ari amakuru ari guturuka yuko ubwoba ari bwinshi nyuma ko umutwe wa 23 bamwe barwanyi bawo barashe amasasu menshi cyane mu kirere. Ese ibi byaje guterwa n'iki? Ndagaruka ku misoro simusiga kanura karabutaka yiswe ubwambuzi irimo iravugwa mu mujyi wa Goma, nyuma yuko uyu mujyi ugeze mu maboko y'umutwe wa 23. Kwivuna 23 Masisi byo byamaze kuba ibindi. Tugiye kuba twanyarukira turebe uko byifashe kabisa, 5 kwa 5 turebe uko bihagaze. Rero niyo mpamvu mbabwira ntabantu mutarakanda subscribe, murimo kunyagwa zigahera rwose, nimbivuga nimugire ngo ndababeshye. Imirwano ikaze yabaye ku munsi w'ejo tariki 11 z'ukwezi kwa 11, ndetse no ku munsi wari watambutse ku itariki 10 masaha nijoro, ku isaha zishyira mu ijoro rishyira mu rukera rwo ku itariki ya 11. Nyine uyu munsi twamaze kugera ku itariki 12. Ikintu bita indege z'igisirikare cya leta Kongo FARDC zaje guturitsa birimo ibimodoka bya 23, birimo ububiko bwa 23 ndetse n'indake z'uyu mutwe. Hanyuma rero nyuma yo kuzituritsa 23 yavuze iti turashegeshwe ku buryo budasanzwe, ati kandi turasebye turamwaye, nitutaza kugira icyo tuvuga cyangwa se twisobanura kuri izi ngingo biraza kutugura. Ntago 23 yari bufate mikoro cyangwa se yari bufate inyandiko nkuko basanzwe babigenje, cyangwa se ko babigenjeje muri posti zabo ngo bavuge bati twarashwe, bavuge bati twatakaje abarwanyi, bavuge bati hari abarimo baramanika amaboko, bavuga ati dufite inkomere nyinshi cyangwa se dufite ababuze ubuzima, icyo bita mayiti nyinshi. Icyo kintu ntago 23 yagombaga kubikora nk'umutwe uri mu mirwano kandi ukeneye ishyaka, ndetse ukeneye no gukonveka abandi bantu benshi ngo bajye kurwanira. Iryo ni ikosa badashobora gukora, kuko mu gihe abasaga 577 mu gihe gitoya cyane bamaze kumanika amaboko, noneho bari wowe ibihumbi. Ni muri urwo rwego 23 yahishe aya makuru, ahubwo ihita yihutira kuvuga ibi bikurikira. Ni Lawrence Kanyuka
ihuriro ry'umutwe wa 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ngo ryaje guhangana n'ibitero bya drone by'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Akantu gatunguranye cyane nuko bavuga bati twahanganye guhangana n'izi drone mwabano mwe za Sukhoi plutôt za CH4B. Izi drone guhangana nazo noneho ari igitero kigutunguye. Sinzi niba ibyo Lawrence Kanyuka avuga ko abyaba ari ukuri, kuko amakuru mfite aravuga ko abagera mu magana baje rwose kuhagwa, kuko ibi bitero ntago byoroshye. Benshi muri bo bahabura ubuzima, abandi baburirwa n'irengero. Uyu muvugizi wa 23 Lawrence Kanyuka ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo byari kuwa kabiri tariki 11 Ugushyingo no 2025 nibwo yagize ati ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rikomeje kugaba ibitero mu bice bituye cyane muri teritwari ya Masisi rikoresheje drone. Ibyo nibyo igitero cyarakozwe, ariko iki gitero ndakwibutsa ko kije gikurikira ibyari byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bita Sylvain Ekenge Bomusa, avuga yuko 23 iri kwitwikira ibiganiro gakomeza ibitero runono bucece, kandi ngo irimo irarushaho kongera imbaraga. Bavuga ko baza kugira ikintu bakora, nta kindi kintu cyagomba gukorwa. Rero ntabwo ari bufatwe abasirikare cyangwa se abarwanyi benshi ngo boherezwe hariya, kandi ibintu nari bivuze ko hari mu rwego rwo kugabanya imibare y'abapfira ku rugamba, mu gihe kandi ari ubushobozi bwo guhangana. Ndetse ibi byatumye drone zongera guhagurutswa. Hari abavuze ngo drone zarashize, izi zihaguruka umunsi ku wundi mwabana umwe nizahe ko nyambabwira ni propaganda ndetse na manipulation. Kanyuka yakomeje ati AFC cyangwa se 23 bagize mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo iri gukora ibishoboka ngo mu kurwanira abasivili bari kugabwaho ibitero n'ingabo za Kinshasa. Yamaye inka rero uyu mugabo arimo arivuguruza. Ndagira ngo mvuge ukuntu avuze haraguru ati ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rikomeje kugaba ibitero mu bice bituye cyane muri teritwari Masisi rikoresheje drone. Arongera ati 23 iri gukora ibishoboka mu kurwanira abasivili bari kugabwaho ibitero n'ingabo za Kinshasa. Ni mu gihe kandi uyu mutwe wa 23 urimo uravuga ahubwo ngo urimo uragabwaho ibitero nanone ku rindi ruhande. Ni mu gihe nibaza ntise Kinshasa yabuze ahandi hantu yategura ibi bitero rwose ishatse kurasa ku baturage, byaba byarabananiye. Nkeka ko ibi nyine ni bimwe mu bintu 23 igenda ikoresha trike cyangwa se propaganda, aho igaragaza nyine ko haba harashwe abatuwe n'abaturage. Ariko kandi nagira ngo nkubwire yuko ibyo bintu aba atari byo. Ikindi kintu nshaka kukubwira, abo muri mutwe 23 baravuga bati turimo ngo yagize ati turi kurwanira abasivile bari kugabwaho ibitero n'ingabo za Kinshasa. Akabikaza gusekwa nk'akeza rwose. Ndibaza uburyo ki 23 ifite ubushobozi rwose bwo kuba yakwirinda ndetse ikajya no ku kigero cyo kurinda n'abo baturage, mu gihe nayo bivuga ko abenshi muri bo urango bari barwanya umutwe wo 23 bamanitse amaboko. Ntago bamanitse amaboko gusa bira mupango cyangwa se bira aho ngaho, kandi urabizi ko n'abantu bari baramaze gupassing course, bamwe muri bo abandi basanzwemo. Agwa ari ibintu byabayeho ngaho gutyo gusa, ubwo nibyo bari barimo babona bitari biboroye cyangwa se batari babashije kwakira. Bituruka n'ubundi kuri mirwano imaze iminsi mu bice bigiye bitandukanye, nyuma bafata imyanzuro kugira ngo namwe murabyumva muri abantu bakuru kandi murasobanukiwe, simba mvuga byinshi. Hanyuma rero niyo mpamvu mababwira nti rero nk'ibi Lawrence Kanyuka bavuga ati twebwe ngo barimo kugerageza gufasha abaturage b'abasivile bari kugabwaho ibitero. Ngira ngo bamubyumva nyine ko ariko akwisobanura ndetse no gushaka igisubizo bashobora kujyana aho bita Doha, dore ko Doha nayo yabaye Doha. Umuyobozi wungirije wa 23 ushinzwe ibikorwa bya politike na diplomasi, uyu mugabo mwita Bertrand Bizimwa muramuzi, ngo yatangaje ko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivugira mu itangazamakuru ko ishaka amahoro, ibikorwa byayo bigaragaza ko ishaka intambara. Ibi nibyo yegetse ku butegetsi bwa Kinshasa. Bizimwa ari mu bigano bya Doha kuva mu cyumweru gishize, yagaragaje ko ngo intumwa za 23 zitegereje iza guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo impande zombi zitere izindi intambwe ziziganisha ku mahoro. Nyamara ngo bikaba bizwi neza ko intumwa za Kinshasa zitarahabwa ubutumire. Bashaka no kubatumira abo mu 23 nyine kugira ngo babaganiriza babwira ati ibintu murimo ni ibiki, ariko ntibabimenye. Nyamara abo bahawe ubutumire abandi ntibwabageraho. Bisobanuye iki cyangwa se bishatse kuvuga iki? Bivuze nyine ko hari impamvu Katari nk'umuhuza
wongeye gutangiza ibiganiro, ntago mu by'ukuri iki gihugu cyaba kidafite impamvu kirimo gukora ibingibi. Ni leta ya Qatar rero iherutse gutangaza ko 23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizashyira umukono ku mishinga y'amasezerano y'amahoro mu byiciro bitanu, nyuma y'igihe kinini impande zombi zitumvikana ku ngingo zirimo guhagarika imirwano n'uburyo bwo kugenzura bimwe mu bice by'igihugu, aho inyeshyamba z'umutwe wa 23 zanze kurekura burundu ibi bice ngo bisubire mu maboko ya guverinoma, ahubwo bakinangira bakavuga ko bagomba kubiyobora, ahubwo bagatanga zimwe muri raporo ku buyobozi, hanyuma ibice bizaboho bigasa nk'ibiba ibice byigenga rero. Ariko ibi ngibi bikaba byaragiye bivugwa bitavugwaho rumwe mw'abantu mwe. Ni imirwano yaje kumvikana mu gace kamwe muri Ruki. Aha niho hantu ikintu bita drone yageze, irasaya kabisa, sukurasa irasizora, sukurasa yasizoye, ndetse andi makuru akaba agaragaza ko mu mudugudu wa Kivuye ahangaha rwose naho ikintu bita izanya mu gigima imiripiko n'imigundano bitari byoroshye mu bice byegereye aho bita Busumba, Mpati, Rugogwe, Karengera ndetse na Kibarizo. Ni Masisi rero yongeye kugarizwa n'imidugararo, yabayemo imirwano ikomeye cyane rwose, imirwano itari yoroshye, yumvikanyemo drone, yumvikanyemo intwaro ziremereye. Ariko nk'uko nagiye mbibabwira kenshi, iyi mirwano n'ubundi nta keza k'intambara, birimo biragenda bigira ingaruka mbi ku buzima bw'umuturage ari muri biriya bice, ko byagenda uko ariko kose cyangwa se uburyo ubwo aribwo bwose byagendamo. Gusa nyine hari ibitambo bigomba kuba kugira ngo ikibazo gikemurwe. Biravuga ko imiryango myinshi cyane y'abaturage ikomeje kugenda iva mu ngo zayo cyangwa se zabo kubera nyine imirwano irimo irumvikana. Ibi bigiye gutuma cyangwa se bigiye kutwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ku butaka bw'Uburasirazuba no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho tukiri turareba muri teritwari ebyiri, by'umwihariko Fizi ndetse na Mwenga. Rwose hano muri Kivu y'Amajyepfo niho bitwerekeje, niho bigiye gutuma tureba uko byifashe. Amakuru mfite rero avuga ko abarenga 3400 bose bamaze kuba bakwiyandikisha mu bimuwe mu byabo bitewe n'imirwano imaze iminsi hagati ya Wazalendo, FDNB ndetse na Twirwaneho hamwe n'umutwe wa 23 hano muri Fizi ndetse na Mwenga. Kuwa kabiri ku munsi w'ejo, societe civile yaje gutangaza ko imirwano iherutse kuba hagati ya Wazalendo ndetse na Twirwaneho mu midugudu yo muri Fizi ndetse na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo yatumye abantu benshi bimurwa mu ngo zigera kuri 552 zigizwe n'abaturage bagera ku 3452, ndetse akaba ari imiryango igaragara mu midugudu igiye itandukanye, irimo Tuwe, irimo Kitasha, Ngezi, Biraro 2.0, ariyo midugudu imaze iminsi yibasirwa cyane n'imirwano ku buryo bukabije. Ni mu nyandiko rero zakomeje kugenda zigaragaza yuko mu by'ukuri abantu benshi bimuwe muri iyi midugudu hagati ya tariki 4 ndetse kugeza ku itariki 7 z'uku kwezi k'Ugushyingo 2025, ndetse iyi miryango 552 ikaba itakibarizwa mu ngo zabo kubera imirwano. Rero Perezida wa Societe Civile bita Arimas Jacques niwe wavuze iby'aya makuru nyine y'iyimurwa ry'abaturage ndetse n'imibare yabaruwe, yongera ko ibikorwa remezo byinshi by'ibanze harimo n'ikigo nderabuzima cya Tuwe byaje kwangizwa rero n'imirwano. Ubwo ni ukuvuga ngo ibisasu byagiye biraswa hagati y'impande zombi byaje kugenda bikora ku bikorwa remezo birimo nyine n'iki kigo nderabuzima kiza kuba kibigenderamo. Abimuwe barimo barabarizwa mu midugudu yegereye ahamaze iminsi abera imirwano, harimo ngo bari mu ishyamba ryo bita Bikaka, harimo bari mu bice bita Anunga ndetse no muri Kanguri, ndetse naho bita Murima, abari n'ahandi hagiye hatandukanye rero mu midugudu igiye itandukanye hafi na za Itombwe. Utwo duce twose nyine twarakomeje kugenda duhungiramo abo baturage kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwabo. Tariki y'Ugushyingo habaye imirwano, imitwe itandukanye irwana igaba ibitero byinshi, ndetse kugeza kuri ubu Wazalendo ndetse bikavuga ko iyobowe na Ngoma Nzito ndetse na Kokobanya ni bamwe mu bayoboye Wazalendo hano muri bice bakomeje kugenda kabisa
bakora ibitangaza ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi ubwo bifuza kuba ibice byose birimo twirwana ndetse na 23 babyambuye imitwe. Ibi rero n'ubundi ntabwo byabura kugira ingaruka zo kuba abaturage bagomba kuba nyine baba bahunze cyangwa se mu by'ukuri batahunze. Urumva uko bizabagendekera, ntabwo byabagendekera neza. Ibice rero akenshi bikaba byari bituwe na bwoko bw'abanyamurenge, ni muri Fizi rero. Bikaba bivuga ko abatari bakiya baje kwimura rero kwimuka abana babo, abagore ndetse cyangwa se n'abageze mu zabukuru gutyo. Ariko bikaba bivuga ko n'ubundi hagikenewe ubutabazi bw'ibanze kuri abaturage baba bimuwe mu byabo, harimo ibiribwa, imiti, amazi ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze nyine biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Ariko kubera ko ngo bitabasha kuboneka, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, harimo n'indwara ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye kuri bo. Nyemerere gato dusubire muri Kivu y'Amajyaruguru nkubwira agashya kaje kuba kamenyekana muri Kivu y'Amajyaruguru muri Mweso. Nyuma y'amasasu yaje kumvikana, amasasu yaturitse cyane muri aka gace, abantu baje kwibaza intandaro yabyo. Intandaro y'amasasu yaje kumvikana yaje no gutuma abaturage benshi bapanika, ikaba yamaze kuba yamenyekana. Y'amasasu ngo burya n'ayabarwanya umutwe wa 23 barasaga mu kirere nyuma yuko umwe muri bagenzi babo yari amaze kuraswa, kandi yari umuyobozi ahangaha mu mujyi wa Mweso, ndetse ngo akaba yarashwe mu masaha nijoro, masaha y'igicuku, aho bita mu Koto Kibarizo, ubwo ngo yari avuye mu kazi. Rero ibi ngo byaje gutera umujinya n'uburakari abarwanya umutwe wa 23 barasa mu kirere kubera uburakari, hanyuma biza gukurura ubwoba mu by'ukuri ku baturage. Rumva batuye muri aka gace ntabwo bizabura kumva amasasa turagurika mu kirere, ndetse ibice n'ubundi byakomeje kugenda beramo imirwano myinshi cyane, murabizi. Bahise rero bagira ikikango ndetse n'ubwo baravuga bati ibi ni bikinyaboneka, ibi ni bikimwoka byaramwe. Nuko byari bimeze rero, ngira ngo nabyo tubishyizeho umucyo. Ni mu gihe Goma y'imisorongo itemewe n'amategeko yashyizwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ibangamiye abaturage ku buryo budasubirwaho, aho bivuga ko abaturage bo bajya gushyingura ku irimbi ryitwa Makao, ngo guparika urishyura, gushyingura urishyura, kwinjira murishyura. Ngo iyi misoro bagasaba ko yagabanyurwa cyangwa se akagira ikindi gikorwa, kuko ngo imaze kuba indengakamere. Kandi ngo iyo ni urugero rwatanzwe, hari n'indi myinshi yagiye ishyirwaho n'uyu mutwe wa 23. Abaturage rero mu mujyi wa Goma bakaba basaba ko batabarwa vuba bidatinze, naho ngo ibi bibageze ku buce. Reka mashimira mbwene mwakoze cyane kudukurikira muri iki gitondo. Nyina ari Bosco Mutsaramu cyane, ino Region Info.